Twongeye kubasuhuza nshuti bakundwa batwaremeye imirimo myiza TV aho mudukurikirana muri hose mu mpande zose zitandukanye z'isi. Imana bahereza umugisha kandi turababona. Imana bagirire neza. Maze iminsi mu kurikirana ikiganiro ndi njyenyine ariko nagize umugisha ukomeye wo kubana n'umutumirwa wacu uyu munsi SOSTHENE, mushumba wanjye by'umwihariko. Imana y'amahoro ibagirire neza. Tugarutse rero kugira ngo dufate umwanya tuvuge kandi hejuru y'imirimo myiza, tunasubize ibibazo bitandukanye mwagerageje kutubaza hejuru y'imirimo myiza. SOSTHENE turabakiriye mu izina rya Yesu. Karibu. Imana ibahe umugisha. Amen, amen. Murakoze. Twishimiye kuba mu kiganiro nk'iki kivuga ku bwami bw'Imana. Murakoze, Imana ibahe umugisha. Nk'uko mumaze kubimenyera, tugendera kuri topic ivuga ngo Efeso ibice 2 murongo wa 10. Ijambo ry'Imana rivuga ngo twaremeye imirimo myiza muri Kristo Yesu. Turaba Imana yaremye ituremeye imirimo myiza muri Kristo Yesu, ngo Imana yiteguriye kera kugira ngo tuyigenderemo. Ntabwo turi buze gusoma amagambo menshi, ahubwo turi buze gukomereza kuri iryo ngiryo, hanyuma dusubize ibibazo mwatubajije bigeze nko kuri 5. Shumba, hari ibibazo batubajije bishyitse kuri 5. Twifuje ko mwafasha abera mu isi aho baherereye hose badukurikirana kugira ngo babashe gusobanukirwa ukuri kw'iki jambo ry'Imana rivuga ku mirimo myiza. Abatubajije ikibazo cya mbere baravuga ngo ese ko twaremewe imirimo myiza, iyo mirimo ni iyihe? Shumba, mwadufasha hanyuma mugafasha abera kugira ngo bamenye ukuri ku mirimo myiza nyayo. Karibu. Murakoze. Imirimo myiza twaremewe, icyambere tugomba kumenya nuko Imana ibyo yaremwe byose yaravugaga ngo ni byiza. Iremye umuntu iravuga ngo ni byiza. Hanyuma icyo abantu bagomba kumenya nuko umuntu yamuremye ari ikiremwa cyihariye kiruta ibindi byose, kigomba kuza gukora imirimo yose k'Imana yari gukora ikorera ibyaremwe. Irema ikiremwa kimwe kigomba gukorera ibindi biremwa byose. Icyo gituma rero bivuga ngo twaremeye imirimo myiza. Imyiza yose Imana yari gukorera ikiremwa muntu, umuntu wese agomba kumenya ko ari we ugomba kuyikora. Ibyiza byose Imana yari gukorera ubutaka, umuntu agomba kumenya ko ari we watumwe kubikora mu cyimbo c'Imana. Imaze kurema umuntu, nta kindi kintu Imana asuye kurema umuntu, yaremwe nyuma ya byose. Iravuga ati ndemye ikiremwa kibiruta kije guhagararaho nari guhagarara. Habe n'ibyo Imana yaremye ntiyabyise amazina. Imaze kurema wa muntu yahise imbwira ngo tangirira aha, ita amazina ibyaremwe. Amazina yose y'ibyaremwe ni umuntu wabiyise kubera ko ari ikiremwa cyaremewe gukora imirimo myiza iyi Imana yari gukora. Cyo gituma Imana yavuze ati nyuma y'uko umuntu ahageze nta kindi kiremye, komereza aho ngaho. Ariko umurimo mwiza wa mbere uza ku isonga uruta yose nuko umuntu wese, umurimo mwiza uruta yose ni ukwizera uw'Imana yatumye, ari we Yesu Kristo. Bikagaragaza ko twishimiye iyo mpano Imana yatanze, yani kwizera Kristo ni umurimo mwiza. Na Yesu muri Yohana yaravuze 17 ngo ubu nibwo bugingo budashira, ko bakumenya wowe Mana imwe, bakamenya n'uwo watumye, ari we Yesu Kristo. Yani bivuga ngo uwo ni umurimo udasanzwe uza ku mwanya wa mbere. Hanyuma noneho nyuma y'uyu hagakurikira indi mirimo yihe. Umuntu wese Imana yaremye, uzi ngo yararemwe, uzi ngo yaravutse. Uyu wese, uwo muntu waremwe kandi wavutse, yaje mu isi ari intumwa Imana itumwe, kuko wavutse wararemwe. Amen. Waremwe ku mpamvu y'icyo Imana yakuremeye, hanyuma itegeka aho uzavukira kugira ngo hajye nk'intumwa y'ibintu bitatu. Imirimo myiza ya buri muntu wese igomba kugaragara hehe?
mu bwami bw'Imana. Umuntu wese azabazwa icyo yakoze mu bwami bw'Imana mu isi. Amen. Cya kabiri, umuntu wese azabazwa imirimo myiza yakoze mu muryango yavutsemo nk'intumwa yaho. Amen. Kuba warahavutse si uko Imana yeneye kukuvukisha ahandi, ariko yakuvukishije uri intumwa yaho. Cya gatatu, umurimo wa gatatu nanone ni uko umuntu wese ari intumwa mu isi ye, ngo ayihindure, ayikorere, ayirinde. Niko byanditse mu itangiriro. Ni ukuvuga ngo twese turi intumwa zo guhindura isi yacu. Isi yanjye ni igihugu ndimo, isi yose ni yacu, ariko cyane umuntu ayiri Yerusalemu ahari, aho utuye heraho wahindure, uramenye utazasiga ahantu ko wahasanze. Iryo ryaba ari ikosa rikomeye. Uramenye utazasiga umuryango wawe uko wawusanze. Iyo ni ikosa rikomeye. Uramenye utazabaho ugapfa nta mateka n'imirimo ugira mu nzu y'Imana, ari ryo torero. Umuntu wese agomba kugira itorero cyangwa se urusengero ahagaragariza imirimo y'ubwami, akagira umuryango. Kuri iyo ugira umuryango, kuri iyo ugira igihugu, niko ugomba kugira n'itorero. Aha hatatu hasiga amateka, imirimo myiza ihagaragara hose. Nutabikora aha ko ari hatatu, nta kiremwa muntu kitazahabazwa. Murakoze, Imana ibahe umugisha. Murakoze Apostle Sosthene kudusubiza ku icyo kibazo. Hari ikindi kibazo cya kabiri batubajije, nacyo kivuga ngo kuki dukwiriye gukora imirimo myiza. Impamvu dukora imirimo myiza cya mbere ni uko twabiremewe ngo tubikore, twaremwe ngo tuyikore. Icya kabiri, ukora neza wese arahembwa, kuko idukorera imiryango, kuko idukorera ibihugu byacu, kuko idukora akazi. Dukora akazi kugira ngo turye, dukora akazi kugira ngo tubeho, ariko tunakora n'imirimo yose dukora. Nta murimo utagira umusaruro. Iyo dukora mu mubiri itanga umusaruro mu mubiri, iyo dukora mu mwuka itanga umusaruro mu mwuka. Ni ukuvuga ngo none se ko tuvuga ngo umuntu yagiye mu ijoro kuruhuka yakoze iki? Umuntu ngo reka agende ngo azahembwa. Byahishura naravuga ngo nuko ngo baruhuke imihate yabo, kuko imirimo yabo ijyanye n'abibakurikiye. Iyo mirimo ibakurikira mu ijuru ntabwo ari imirimo yo gucukura ibiraya nugira gutingiye byacu turya. Iyo turya inyungu zayo nuko tubirya, ariko iyo dukora mu bwami, mu mwuka, niyo iduherekeza. Iyo twakoreye Imana, iyo twakoreye abantu, iyo twakoreye imiryango, iyo twakoreye abagowe n'ibindi bene ibyo, imirimo yose dukora ku bw'icubero cy'Imana niyo izaduherekeza tuvuye mu mubiri. Ikindi, dukora imirimo myiza kugira ngo tubone izaduherekeza, kuko imbere y'Imana niyo ituremera icubahiro. Umuntu azagira icubahiro kingana n'ibyo yakoze. Tushobora kuba mu isi ngo urye uryame numara upfe, ngo uvuge ngo uzagira icubahiro kingana mu isi izaza paniye, kingana n'icyo abakoze. Ngahe ndebera imirimo b'Aburahamu bakoze, ndebera imirimo ba Mose bakoze, ndebera nk'imirimo Pawulo yakoraga. Yararaga mu nyanja akabwiriza abari mu mabato, yagera imusozi akabwiriza abari imusozi, akajyana ingema aja gufasha abakene nimba ari za Makedoniya na za hehe, akajyana ingema akabagemurira, agafasha abakene, akabwiriza abanyabyaha, agahindura imijyi. None se uribwira wowe wazahabwa icubahiro kingana n'icyo umuntu wakoze bene ibyo? Daniyeli arabibanga, bahinduriye benshi kuba bakiranutse, ngo bazarabagirana nk'inyenyeri, bazarabagirana nk'inyenyeri. Nuko bamweza barabasitari, inyenyeri zirabagirana mu bwami bw'Imana. Abandi sinzi niba bazaba ari umwijima, niba bazaba ari iki, ntacyo namenya, ariko umuntu wese azahembwa bingana n'ibyo yakoze. Noneho ikindi nuko imirimo yose myiza dukora ari yituremera amakamba tugomba kuzambara. Umuntu wese afite amakamba azahabwa imbere y'Imana, avuga ngo wakoze iki niki, ukwiriye ikamba ry'ubwiza, hari ikamba ry'icubahiro, hari ikamba ryo gukiranuka, hari amakamba hafi nk'atanu ndibaza. Bene uko umuntu wese agomba kuzahabwa, ariko hari uzahabwa kamwe bitewe n'utwe yakoze, hari uzayafata yose. Amen. Imana ishimwe kubw'ibyo nabyo ari uko tubyumvise nuko tubihishuriwe
dukurikije uko mubidusobanuriye. Hari ikindi kibazo cya gatatu babajije, barabaje ngo ese imirimo myiza imarira icyo umukristo akiri muri uyu mubiri? Mu Bagalatiya haranditse haravuga ngo icyo umuntu abiba nicyo asarura. Amen. Ngo ubiba mu mubiri asarura mu mubiri, ubiba mu bene uko. Tugomba kumenya iki kintu, icyo ubiba nicyo usarura. Amen. Iyo utanze urukundo witurwa urukundo. Amen. Iyo ukoze ibikorwa ukorera abandi, yaba Imana iragukorera, yaba ikoresha n'abandi nawe kugukorera. Amen. Bene uko nta gikorwa na kimwe umuntu akora akiyobowemo no kwizera. Ubiba icyo ubiba nicyo usarura. Nta gikorwa na kimwe umuntu akora muri ubuzima mbere yo nyuma yo kuva mu isi tugiye mu bwami tuzahabwa amakamba y'ibyo twakoze, ariko tukiri mu isi Imana yitura buri icyo nkoze mu isi. Icyo abantu batamenye ni imbuto ndabibye. Amen. Ndabibye imbuto itegereza kwera nkazayisarura nkiriho. Kandi nazapfa cyangwa se Yesu agarutse ngahabwa amakamba ya cya kintu. Ariko tubanze tubimenye ibyo dukora tukiri hano mu isi nta na kimwe kitari imbuto yera nkayisoroma nkazayisarura bitewe nuko nayibibye. Ibyo dukora byose ni imbuto muri ubuzima, birera birakura tukabisubizwa. Yego. Ko nukuri na Yesu hari uko yasubije abigishwa barimo bibaza bati ko twasize ibyacu tugasiga ingo zacu, abarabaruze tugasiga amato, abarabacuruzi tukabisiga tukagukurikira, tuzagororerwa iki? Yesu yababwiye amagambo akomeye, nawe arababwira ngo tukiri mu isi muzakubirwa inshuro 100 ku byo mwasize, kandi hanyuma y'ibyo ngibyo mubikiwe n'ikamba ry'ubugingo ritangirika. Amen. Hari icya kane babajije ngo kuki abantu batagikunda gukora imirimo myiza kandi ariyo twaremewe, biterwa n'iki? Umuntu akora bingana n'imbaraga yibitsemo. Ntawakora birenze uko imbaraga ze zingana. Imana yabwiye Gideyoni ngo genda uko izo mbaraga zingana. Uko zanganaga niko yazikoresheje. Benshi kuba batagikora iyo mirimo myiza biterwa n'ikintu kimwe. Ntawakora birenze imbaraga z'umwuka wera yahawe. Ni ukuvuga ngo umuntu akora ku rugero rungana n'imbaraga zimurimo z'ubumana. Ni ukuvuga ugiye kubisesengura neza urasanga benshi baratakaje ubumana, umwuka w'Imana barawupfushije muri bo. Umwuka mbese ni ukuvuga ngo gutakaza umwuka w'Imana bivuze ko watakaje ubumana muri wowe. Ubumana mu muntu ni umwuka wayo. Iyo umwuka w'Imana uri muri njye ubasha kunkoresha ibirenze kamere yanjye, kunkoresha ibirenze gutekereza kwanjye, gukoresha ibirenze imbaraga z'umubiri wanjye, kuko izo ntiziba ari iz'abantu, ziba ari iz'Imana. Kandi mubyibuke na Bibiliya ivuga ngo mu minsi y'imperuka zabe birusha abantu bazabikunda. Ubu turi muri faze y'ubuhenebere, iyo bita y'ubuhenebere, abantu basubira inyuma kurenza, bigatuma rero bari gutakaza imbaraga, bari gutakaza bwa bwiza. Noneho iyo umuntu afite imbaraga z'Imana agera igihe akunda abandi agasa n'uwiyibagirwa, ku rwego asa n'uwiyibagiwe akihereza abandi. Ariko iyo umuntu ari mu buhenebere imbaraga z'Imana zashize, arikunda, yirebaho, yivugaho, yirozaho, byose niwe. Niyo abonye aho bikenewe cyangwa bababaye nta mpuhwe nta mbabazi. Ni Bibiliya bivuga ngo izaba ari igihe cyo kwikunda gusa no gukunda impiya. Hano umuntu wese ushaka ibibonetse bingeho, udufaranga ninge biki, nico gihe tugezemo. Urabibona neza ko ari yose tuhagaze mu uyu munsi wa none. Ni igihe cyo kwikunda kutigeze kubaho. Ariko iyo abantu babaga bari muri presence y'Imana, mu bwiza bw'Imana, umwuka wera ari ubayobora,
wabonaga abantu bita ku by'Imana bakita kuri bene se. Bibiliya akaba ari ivuga ngo nta n'umukene wabonekaga mu bizera, kubera ko bene se barabumumaraga bakamufasha bakabikora, nta wuburara, nta wosonza, nta ugira gute, automatique barahita babikora. Kwanga ko mwene se yagera, ariko aravuga ngo mu gihe cy'imperuka abantu bazikunda, nta uzaba ukireba mwene se. Niba babwira iby'Imana bazumva ko bitabareba. Abantu bubaka isi nk'abazayiheraho, bibagirwa ahubwo ko bari kugenda vuba. Aho kubaka iyo bajya, bubaka aho basiga. Icyo biterwa n'ubuhenebere n'iminsi ya nyuma yavuzwe, ko abantu bazaba baratakaje umwuka w'Imana, bagasigara bayoborwa n'umubiri gusa. Uri mu mubiri yirebaho, uri mu mwuka areba no kuri bene se cyangwa se no ku bwami bw'Imana. Murakoze cyane kuri ubu busobanuro. Ikibazo cya gatanu barabajije ngo ese imirimo myiza ikorwa ryari, umuntu yayikora ate, ese birashoboka? Ikibazo gisa naho kimwe bita ese imirimo myiza ikorwa ryari, umuntu ayikora ate, ese birashoboka ko umuntu yayikora bigakunda? Imirimo myiza ntigira amasaha, ntigira n'igihe. Ikorwa igihe cyose igaragaye ko ikeneye gukorwa. Aho umuntu ageze hose akabona ko hari imirimo ikeneye gukorwa, ayikorera aho ngaho. Yani nimba ari ugufasha, iyo ubonye aho abakeneye gufashwa, ufashirizaho nyine. Iyo usanze ari imirimo y'ubwami, swate ko barubaka inzu y'Imana, ko barubakira Imana urusengero, ko barateza imbere ivugabutumwa, ubutumwa bwiza bukeneye kuvugwa. Aho ubiboneye ukoreraho, aho ubiboneye ukoreraho. Ni nk'uko uvuga ngo none se ngo ese umuntu yatura ryari? Idini, iyo umuntu ari umunyedini ategereza kuzatura igihe amateraniro azabera. Niba asenga rimwe mu kwezi, azi ko azatura rimwe mu kwezi. Nimba amara amezi 3 n'icyo gihe. Nimba ari rimwe mu cyumweru, nuko atura nyine ku cyumweru. Ariko uri mu mwuka w'Imana neza, igihe cyose yumva ko yibutse neza y'Imana, akaba afite n'icyo yaturira iyo Mana, aragitura aho yabageze hose. Nimba ari ituro risanzwe, natanabona urusengero, ntabura umukene bahura ngo amufashe, ariko avuga ati ntibwira. Ubundi abanyamwuka, abagihagaze mu mwuka batarawupfusha, akora ibishoboka byose ngo buri munsi agire icyo awubyajeho umusaruro. Ni akaga gakomeye kugira ngo buce ngahe bari ibintu Imana igukoraho ku munsi, ngahe none wowe uyikoraho iki ku munsi? Niki ukora cyiza, nuhe murimo mwiza ukora ku munsi? Ubundi abandi basahuranwa iminsi barwana nayo, ntinshirane ntagize icyo ngoze. Ko nabonye naramutse bukira, Mana ibyo unkoreye dore burije, nabonye nagenze, nahumetse, ndi muzima, sindi mwamasonde, nabonye icyo mfungura, nabonye iki. Kubw'ibi wankoreye Mana, ndagutura iki. Icyambere uyitura amashimwe, kuyisenga no kuyiramya. Nyuma y'ibyo ukavuga ati Mana, sinagutura gutya amaboko masa kandi mfite icyo wampaye. Umufuka wanjye urimo amafaranga, sinaburamwo 5, sinaburamwo 2, sinaburamwo bingahe, naturi witega gafata itura karitanga. Uwo byarorosha. Insengero zose zifite momo pay, zifite mobile, zifite ibiki, zifite amakonte, uragenda ukareba inani zabo urabibona. Benuko wabona n'umushumbuzi umenya aho yaba ari hose, kavuga toke nko mfite ituro ngiri rijyane mu ivugabutumwa, cyangwa se rinjyanire ku rusengero, cyangwa se genda umfashiriza abagowe. Benuko ukarikora gucyukuye ko nyine hari benshi batinya ngo nimu ijyo kuja gufasha agowe, ese arabafasha, nimu ijyo kugira gute kujyana ku rusengero, ese ararijyanayo. Ibyo nabyo bitekerezwa n'abantu b'abanyantege nke. Njyewe sinzandebe bico rwose. Iyo numva umutima unyemeje ndabikora, nge gusa mfe kuba natanze kuwiteka. Asigaye nabigeza Imana ishimwe,
nabafasha Imana ishimwe. Igikuru nge natanze n'umutima ukunda, iyo wabikoze byarangiye aho byakemutse. Ni ukuvuga ngo ibi bikorwa igihe cyose ubyibutse, igihe cyose umwuka bikwibukije wabikora kandi bikemera. Ndibaza kuri ako kambere nabisubizaho gutyo. Sinzi akandi bashizemo. Ako bageretseho nakaravuga ngo umuntu yayikora ate? Ya nabivuze. Gukora imirimo myiza wareba bagowe. Imfubyi zirahari, abapfakazi barahari. Insengero zirahari zikeneye kuvuga ubutumwa, zikeneye kubakwa, zikeneye. Wafasha gusa umukozi w'Imana, wamufasha rwose, kuko imirimo bagira irenze ubushobozi bwabo bidahuye. Ibyo nabyo benshi ntandi byo bazi. Umukozi w'Imana bujya akorera Imana bingana n'umwuka afite, bingana n'uburyo afite. Hari igihe agira umwuka akabura uburyo agakwamira ahantu, ariko iyo agize umwuka akagira n'amafaranga akora ibiri kuri level zibiri. Ariko iyo ufite umwuka ntugira amafaranga hari ibyo udakora, kuko ntushaka kujya kubwiriza ku ma televiziyo, ntushaka kujya kubwiriza ku ma YouTube, ntushaka kujya kubwiriza ku ma radio, ntushaka kujya kubwiriza mu ntara, ntushaka kujya kubwiriza mu bihugu. Bene wagize umupastor afite amafaranga afatika, yabuzwa n'ikise kujya kubwiriza. Nabwiriza muri Afrika uko kwezi, ugutaha nabwiriza Europe, ugukurikira nabwiriza Etazini, ugukurikira nabwiriza he, aho hose birorosha. Ariko buri kibyica ni kimwe gusa, iyo uburyo bubuze ntaho ujya ubwirizaho ushobora kugera. Ibyo rero cyo gituma aho gukorera ni henshi, harahari rwose, nta wavuga ngo yabuze ahakorera. Ndiyabyibuka ngewe ngikorera i Bujumbura, nabwirije ku radio nka kabiri, hakizwa abantu batari munsi ya 80 mu cyumweru kimwe kuri radio. Hanyuma sinzi ukuntu nabivuzeho gutyo, umukobwa wabikurikiye nawe kuri radio ntiyanasengeraga iwacu, arambwira ati Apostle, tusubire guhagarika, komeza irivuga butumwa kuri radio rihoreho. Arambwira ati none kuki udahora ubikora? Tibiriya bisaba amafaranga, ntibazo bajya kuri radio y'abandi gusa wicareho nta mafaranga. Erega n'abatazijyaho n'ukubera amafaranga, butabona kuri radio na televiziyo nta mafaranga babuze. Hari uwo yagira se ntabikore, hari wakwishimira ze kubwiriza abantu bari mu kazu kamwe gusa ku rusengero, kandi wowe ubwiriza umujyi wose kuri televiziyo. Uwo mwana w'umukobwa ataramanga bazabikora. Ni ukuvuga ngo nge narabwiriza ukwezi kose, hanyuma we akishura rwose, ukwezi kose akishura rwose. Ubutumwa bwose bunyura ahantu hashoboka. Kuko nzapfa ntamwibagiwe, ntiyari n'uwo mu rusengero rwacu. Hakijwe abantu barenze imyaka 10 nabwirije mu rusengero. Ababwirije kuri radio ndibaza mu mezi 6 gutyo, bararuta b'imyaka 10 mu rusengero. Nashize amanimero yanjye yose. Beno umuntu agamaga ndashaka kwizwa ndi mu ntara runaka, ndi mu mujyi hanye naka, ngize gutebe ukaruwa telefone zikazima, ugashaka abandi bagufasha kwakira abo bantu. Abantu bakira umwami Yesu nk'abo bose, navuga toka abaza uyu mukobwa azarubukana amakamba y'aba bantu. Ngewe nzahemberwa ko navuze, nawe ahemberwe ko ubutumwa ari we wabwohereje, wabukwije mu gihugu. Amen. Iyo ni imirimo aho n'ahantu hose amakwe akeneye kuvuga mu butumwa. Reba aho bari kubakira Imana, ugende wubake. Genda aho bari kuvuga ubutumwa, genda finance ivuga butumwa. Reba umushumba nubona ko afite igikorwa akora, mushigikire. Iyo ni imirimo ikomeye abantu bazahemberwa. Ariko abatayizi, hari nyine abantu bakunda ngo paka babereke, bababwire cyane. Bene icyo gihe nacyo cyarashize, tagiye cyo kwinginga abantu no kubabwira. Abafite umwuka wera azababwira, abatawufite nuko nta kundi bategereze. Murakoze.
ugeze neza poso kutusobanurira kuri ibi bintu. Hari ikindi kimwe numvise unagikomaho kivugaho, twakibajijweho n'abantu batandukanye batubaza ese gutura ni ngombwa, ngo hari inyigisho nyinshi zitandukanye ziri kugenda zivugwa ngo icya cumi si ngombwa, ngo amaturo si ngombwa, ibintu nk'ibyo ngibyo, ngo ntibigikenewe, ngo kuko ngo nta batambyi bakiba mu rusengero, ibintu nk'ibyo ngibyo. Ese mwafasha iki abera kubasobanurira kuri icyo kintu? Kuva uvuye mu itangiro ukagera mu byahishe Yohana, ntaho ndabona abera babayeho badaturira Imana. Ntabyo byigeze kubaho, binabayeho uzamenye ko nta torero riri mu isi. Hazaba hariho abapagani cyangwa hariho idini ritagifite abitwa abera, ubwoko bw'Imana isumba byose buzaba bwarashize mu isi. Ntaho nigeze mbona Imana isengwa hatari igicaniro kijyanwaho amaturo. Yishimwe ko bari amahoro, yishimwe ku by'Imana yabakoreye, bagezaho nanone bakaza gutangamo n'icacumi cy'ibyo Uwiteka yabahaye mu butunzi bwabo. Icacumi buriya icacumi kiba kivuze merci, thank you, merci Uwiteka, ibyo wangeneye uku kwezi byangezeho. Ikiza kumenyesha Imana ko byahageze ni kiriya cacumi ufata ukagitanga, uyeretse ayageze iwawe, ayayo naya, aya nayanjye, ayagiye mu mirimo y'Imana, ayagiye mu rugo rwanjye, icyendi wanjye kimwe kije kuwiteka. Ikindi kinyoma cyambaye ubusa bavuga kandi kavugwa n'abana mu mwuka cyangwa se abavangiwe mu ivugabutumwa bakagira ngo barabimenye. Tushaka kuvuguruza Bibiliya kandi ntiwayica, ngaho gukuraho indomo imwe ya Bibiliya isi n'ijuru babikuraho. Ntaho muri Bibiliya genda uyisome icacumi si icy'abatambyi. Ntaco icacumi kiraruta Abalewi, ntaho bihuriye na Bibiliya bavuga ngo icacumi ngo cyahabwaga Abalewi. Abalewi batanze icacumi cyabo muri Aburahamu, niko Bibiliya bivuga. Icacumi cyabayeho nta mutambyi urajyaho, cyahoze kibaho. None se amaturo Abeli yatangaga yari abatambyi, hari umutambyi wari uriho? Amaturo ya ba Nowa no kuvuga hari umutambyi wari uhari? Amaturo ya Aburahamu ashyira Melikisedeki umwami utagira intango n'iherezo, utarabyawe. Biriya byavugaga ko amaturo yose agomba guhabwa Kristo, ari we mwami w'amahoro. Mu Bisirayeli niho baje kugira umwihariko, baravuga ati ko turi imiryango myinshi, umuryango w'Uwiteka yatowe nujye mu nzu y'Imana ari ujya gukorera Imana, uhagarika imirimo yose. Nitunagabura za gakondo amasambu, bo nta sambu tubaha. Abalewi mubareke, isambu yabo izaba amaturo yo mu rusengero, ariyo azabatunga n'imiryango yabo, ariko bo nta sambu bazahabwa. Bituma bahabwa icacumi, nabo bagakuramo icacumi cy'ibyacumi bakagitanga ku Uwiteka. None se bagitangiye iki? Ariko kije kubafasha, ariko baragisanzeho kugira ngo mu nzu y'Imana ngo hahore hari ibiryo byuzuye. Ibi biryo byari byo kugaburira abatambyi, byari byo kugaburira abakene n'abatishoboye bari mu bwoko bw'Isirayeli kugeza n'uyu munsi wa none. Gusa none abantu bakitwaza ngo mu isezerano ryacu rishasha ntaho tubona icyacumi cyanditswe cyane, ariko genda muri za Matayo urabona Yesu akivuga, abafarisayo barakivuga, ibintu bene ibyo. Kigeze mu itorero ry'umwuka ritari itorero ry'amategeko, irya Mose ry'amategeko ryatangaga kimwe mu icumi. Kigeze mu itorero ry'umwuka, igituma batanditse kimwe mu icumi, ibo bandika mu byakozwe n'intumwa gutanga byose. None se umuntu watanze byose uramwaka kimwe mu icumi? Yatanze 10 100%. Uramubwira ngo atange kimwe mu icumi, agikuye he yatanze 100%. Niyo mpamvu bo banditse gutanga byose kuwiteka, n'uwatanze inusu yahise abagwa imbere arapfa.
Ananiya. Nimba Imana iziza umuntu uko atatanze, ngahe noneho mbwira badatanga kimwe mu icumi ibabara gute? Ibabara nk'abapfu bapfuye. Ntibapfa mu mubiri ariko mu mwuka barapfuye. Kubera ko kiriya ni inyego k'Uwiteka. Nimba ubutumwa bwiza butarakwira isi, ni amanyanga yakozwe n'abadatanga icacumi ngo kibe cyuzuye mu nzu y'Imana, ubutumwa bwiza bukwire hose. Unose uragira abantu bose botanga icacumi, haba hubatswe insengero zingana gute muri iki gihugu? Icya kabiri, ubutumwa bwajya ibi bifilime byose biba ku ma YouTube no ku ma radio no ku ma television, ugira ngo nibyo biba ari byinshi. Ubutumwa bwiza nibwo aba ari bwinshi, kuko biri abana bifinansa, ariko ubutumwa bwiza bukabura bufinansa. Izi mbuga nkoranyambaga, ama YouTube yose yuzuye ibipagani n'ibintu ubona ari nk'iby'abadayimoni by'ikuzimu gusa, ari byo ubona byuzuye isi. Wagize ngo nibyo byari kuba biruta ubutumwa bwiza buhari? Wagize ngo ubu twese tuba twicaye avuga ubutumwa nabuzuye iki gihugu n'uyu mujyi n'abari mu isi, tuba tugonganira, bamwe bamanuka bajya Aziya, abandi bajya Europa, abandi bajya mu bihugu by'Abarabu, abandi bajya za Etazi, n'abandi bamanuka bajya, tuba tunyuranamo ubutumwa bwiza. Ariko se uragenda ugende gute? Baragenda bajyana iki? Nta kintu na kimwe kiri mu rusengero. No kubona mu nsengero afashe ibikorwa bihabera, ayo bahemba umuzamu, ayo bahemba wendo umushumba uri perimanaho, ayo bahemba ayo masuku, ayo gufasha imfubyi n'abapfakazi mu rusengero. Bene kusingaye no kwishurira abakene mu nsengero za mituweli, haraho bigera bikananira kubera ko nta mafaranga arimo. Umupfakazi akaburaraho mu rusengero, imfubyi ikaburaraho mu rusengero. Ayo mafaranga yari kubafasha yose yaribwe. Abajura bo mu rusengero barayibye, bariya yabo barya n'ay'Imana, none abakene ko baravuza induru baririra mu rusengero. Abakozi b'Imana bananiwe kujya mu ivugabutumwa, ntayahari. N'abakora perimana mu rusengero babuze n'abikibatunga, nabo bayeho nta bintu bene ibyo. Kandi rero amaganya n'amarira y'imfubyi n'abapfakazi zo mu nsengero, n'amarira y'abana b'abakozi b'Imana barizwa no kubura ibatunga n'ibibigisha, aya marira niyo agaruka akaza gutera ibibazo abize. Aba bantu bose baba mu nsengero bibye icacumi, aya marira bakoraho. Ugasanga rero nubwo ababo bataburara, ariko nabo ugasanga bahora mu bitaro, bahora mu tubaza ibintu bidashoboka. Kubera imfubyi ko zirarira zo mu nsengero, n'abapfakazi bararira. N'abana baba bafite amafaranga nabo bararizwa n'ibindi, kuko base bibye amafaranga yo mu rusengero. Icacumi si cy'abatambyi, n'ubu mbivuge no mu nsengero si cy'abapasitori. N'umupasiteri ukitice nawe aba yabesha, ababesha rwose. Nawe aba yaracuritse Bibiliya gute? Taho canditse ko kikwanditse wowe gute? Ego Abalewi kubera bambuwe amasambu n'amatongo yabo n'ibyabo, babageneye ibyacumi byabo, ariko yandi ajya muri stoke y'ibiryo bigomba kuba mu rusengero bitunga abatishoboye. Bene uko ariko bagitangira Uwiteka, ntibagitangira izina ry'umupasitori. Kugeza n'uyu munsi niko bimeze. Ni icacumi cy'Uwiteka giturwa mu rusengero, kugira ngo ukoramwo bamugenera ibimutunga, imfubyi irimo bayibonera ibiyifasha, umupfakazi urimo kandi afashwe n'itorero. Abarya icacumi abakinyuruza bakajya kwifashisha imfubyi, bakajya kwifashisha abapfakazi. Icacumi abo nabo ni abayisikoro, ni nk'abibyi nabo, ntabyemerewe kubikora. Icacumi kirera bari mu rusengero, binjiye mu bwami bw'Imana. Imfubyi zirimo, abapfakazi barimo, gitunge n'abakora mu rusengero. Nikirangiza kinafasha ivugabutumwa. Benshi nabo harababifata nabi, bakavuga ngo icacumi cyose ngo nicyo guhabwa pastori. Hari n'abavuga ngo paka bajya gifata ahite bagishyira direct ngo kuri konte ngo y'umushumba, cyangwa ngo bagire gute. Bene ibyo kandi bari mu rusengero, ariko ugasanga ikindi giseke cy'amaturo asanzwe abakora muri finance bayatware, ariko iki giseke cy'icacumi bayabare bayahe umushumba yatwarira aho ngaho. Ntabwo ari byo. Yose aturirwa mu rusengero, yose arafatwa, yose akajyanwa mu kigega cy'itorero.
bamara bakamenya ngo yarafasha imfubyi, arafasha abakora mu rusengero, ayarafasha imfubyi, ayarafasha abapfakazi kubona ibibatunga, aya arajya mu ivugabutumwa aho rikenewe hose kugira ngo ubwami bw'Imana, ubutumwa nibwo buri ku isonga, nicyo duhamagarirwa. Beno ndibaza ko ari uko aribwo buryo bwiza bijyanye n'amaturo n'ibyo Uwiteka babyumve neza. Hari ababijera nabi, ariko uko bijerwa kurazwi, bijya mu bigega by'itorero, hakaba ububiko, mu bubiko hakaba huzuye, hanyuma bakabigabura aho bigomba kujya. Ni hatatu: ni abakora mu rusengero, n'imfubyi n'abapfakazi, n'ivugabutumwa. Ibi bintu bitatu nibyo amaturo n'icya 10 bigenewe gukora. Bishobora no kubaka igicaniro, inzu y'Uwiteka, bishobora gukora naho nta kibazo, byakorayo rwose kugira ngo abera babone aho bateranira, aho baza gushakira ubwiza bw'Imana. Murakoze Apostle ku mpuguro n'ikiganiro cyiza muduhaye no gusubiza abera batandukanye bagiye batubaza ibibazo. Ndahamya ko nshuti bakunze batwaremeye Imirimo Myiza TV n'abandi bose bazakurikirana nyuma kuri ubu butumwa, mubashije gusobanukirwa ukuri, kandi ku byo mwabajije murashubijwe. Imana ibahe umugisha. Kandi Apostle turabashimiye, mwakoze gufasha abera no gufasha itorero rya Kristo by'umwihariko ku isi. Imana ibahe umugisha. Mwatwemerera mugasabira abera kugira ngo Imana izabashoboze kumva iyi nyigisho n'ubu butumwa bwiza mubagejejeho, kugira ngo babashishwe kubikora, kuko atari imbaraga z'Imana zishoboje abantu aho isi igeze. Bamwe barimo baratoroka ukuri k'ubutumwa bwiza bagakurikira inyigisho z'ubuyobe, ariko habayeho gusenga no kwinginga, ngira ngo n'inyigisho nzima hari ikintu byafasha. Mwadufasha gusenga, mukabasengera, hanyuma ubwo tuzagomeza kugenda tubana n'abera binyuze mu nyigisho. Nizere ko niba dusaba ko mwagaruka mukaduha ikindi kiganiro cyangwa mukagira ibindi mubasobanurira, muzaduha uwo mwanya, nyakubahwa Apostle. Yes, murakoze. Imana izabidushoboza. Data, turagushimiye umwanya uduhaye, dushimiye izina ryawe rikuru, izina ryawe ryubahwe, ubwami bwawe buze, ibyo ushaka bibe mwese kuko biri mu ijuru. Sabiye abera bose bakunda umwami wacu aho bari ku isi, bamenye ko igihe ari iki cyo gukora. Yesu wavuze ijambo rikomeye ngo gukora imirimo y'abantumye hakiri ku manywa, ubwire butaraza. Icyampa abantu bose bagakora butarira, ubwira ari ubusaza, ubwira ari urupfu, ubwira ari ubukene, bitarabageraho, babashe gukoresha igihe cyabo neza. Abagukunda nawe bakundisha umutima wose, abita ku byawe nawe wite ku byabo. Abakunda umwami wacu bakundwe na bose. Ikiganza cyiza kibe ku bantu, ubakomeze ubagirire neza. Ivugabutumwa ryamamare, yaba kuri uru rubuga n'ahandi hose bunyura ku isi. Komeze wagura umuhora w'ivugabutumwa mu batuye isi. Ijambo ryawe ntirigenda ubusa, aho rinyuze rirakiza rikabohora. Ngahe kiza bateze amatwi, bohora bateze amatwi, agura imbago zabo, fukura amariba yabo, kora ibintu bikomeye ku buzima bwabo, baze bagarukana ubuhamya ko Uwiteka yabagendereye mu buryo bukomeye. Uzabasha gukora umurimo mwiza wese, ijuru rizawe imwiture, atungurwe n'iby'Imana imukozeho mu isi y'abantu. Ndagushimiye kubyumvisha uri Data ubikoze ku bwa Yesu umwami wacu. Amen, amen, amen. Imana ibahe umugisha. Mwakoze gukurikira, kandi Uwiteka ahaze kwifuza kwanyu, kandi ababashishe gukora imirimo myiza, cyane ko ariyo twaremewe. Imana ibahe umugisha.